Yes kabisa, ubwo ngubwo nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane, nizere ko muri amahoro bakunzi ba Taifa Sport, bakunzi ba ekipe ya APR, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Wakwibaza uti tugiye kuba tugaruka kuki, tugiye kuba turebera hamwe iki muri ekipe ya APR FC? Ni amakuru meza cyane, ni amakuru meza gusa nuko kuri uyu munsi mu kanya gato cyane nibwo ekipe ya APR iraza kuba imenya ama ekipe bari kumwe mu itsinda rya Sekafa Kagame Cup. Iyi ni Sekafa Kagame Cup igiye kuba itangira tariki 24 z'ukwezi kwa karindwi. Tugiye kugenda tubigarukaho, urasabwa kubana nanjye. Hanyuma kandi tugiye kurebera hamwe imyitozo ku munsi w'ejo, ese yari iteye ni imyitozo yari ikozwe cyase ni imyitozo yari ikozwe mu buryo budasanzwe, ese ni imyitozo yakozwe ite, ni imyitozo yari igamije iki? Tugiye kugenda tubirebera hamwe. Ekipe ya APR FC nimugoroba nibwo nababwiraga ikigeranye na chairman mushya wa ekipe ya APR. Ese byo bigeze he? Ni ihe etape ikurikiyeho? Nabaye bakinnyi batarimo baragaragara mu myitozo ya ekipe ya APR, ese no kubera iki batarimo baragaragara? Ikindi tugiye kugenda turebera hamwe, turagaruka ku kibazo cyase nako ni ikibazo se buriya oya ntago ari ikibazo, ariko turagaruka tunarebera hamwe ibya Maduzo washimiwe na ekipe ya TP Mazembe. Ese mushimira yagarutse kuki? Gusa icyo nababwira cyo nuko ekipe ya APR yaguze umukinnyi mwiza. Tugiye kugenda tubirebera hamwe n'ibindi byose, nago nababurira aka bonus ni igikombe cy'isi FIFA World Cup 2026. Ekipe y'igihugu y'Ubufaransa yongeye irabikora, isezera ekipe y'igihugu ya Maroc ku bitego 2-0, ibitego bya Kylian Mbappe ndetse n'igitego cya Ousmane Dembele. Ese bimeze bite? Icyo nakubwira nuko ku munota 29 witwa uno musore Kylian Mbappe yari yawushe penalty. Tugiye kugenda tubirebera hamwe. Kuri uyu munsi hari n'imikino igiye kuba igenda izamuka, nyamuneka ubwo ngubwo ni igihe cyiza cyo wakanze subscribe hano kuri Taifa Sport, ubundi twazajya tugenda tubana mu makuru neza cyane. Narabibabwiye hano turebera hamwe amakuru ya ekipe ya APR only, APR yonyine. Ubwo ibyo bindi nibigenda biza bizamukiramo nyine, gusa mu maklabu tuvuga ekipe ya APR gusa. Tuma mvuze wenda ikigendanye n'igikombe cy'isi ngo ubundi ugire ngo wenda tuba twatatire umurongo, gusa ku kigendanye n'ama national team turabivuga by'umwihariko n'ibintu biba biri special. Nk'ubu ngubu Sekafa Kagame Cup ntago twabura ubuyigarukaho. So ubwo ngubwo ni ibyo ngibyo. Ubwo nimba wakanze subscribe uri umukunzi wa ekipe ya APR, ugakanda like ndetse mu manamanuka muri comment, nyamuneka mugende mu muhiro uti APR ijuru cyane, mugende muze tuganire kabisa. Abashaka kujoininga group y'abakunzi ba Taifa Sport, ibintu byashyizwe ku murongo kabisa, mu nyandikire nimero iraho ngaho muri description, ubone tuzajye tugenda tuganiriramo. Abarimo n'amakuru meza cyane, amakuru menshi cyane abagiye atandukanye. Ubwo ngubwo imbuga zanjye Instagram na Facebook ni MC Taifa, mugende mu following, ubone dukomeze kugenda twubaka umuryango mugari w'abakunzi ba Taifa Sport, nyamureka. So nukuvuga ngo ahangaha ninka zajye mbabwira ati na mukore subscribe, ngo mugiye ngo ikingenzi ni subscribe, ko nimba ikiganiro gikorwa kikagira views 5000 mu gihe kitanageze ku munsi 5000 kuri channel nshyashya, aba ari ibyo ngibyo. Ariko ugasanga subscribe nazo, wakwibaza uti umumaro wa subscribe mababwira ni uwe cyase subscribe imaze iki? Nk'ubu ngubu nago najya gusaba amakuru muri ekipe ya APR ngo bambaze tukorera ku iyi platform, hanyuma nibereka basange mfite subscribers 400-500, cyangwa se ngo basange ufite aba followers 1000. Ntabwo ibyo bintu ari byo. Icyo gihe bahita bavuga ati uyu ni umusikamati, n'ubundi se turagwereza amakuru uyashyire bande. Mwebwe mugiye mugerageza mukande subscribe, nimba ikiganiro kigize views 5000, at least nibura 2000 cyangwa 3000 bakanze subscribe, urumva byaba ari ibintu byiza. Iyi ni channel igaruka ku makuru ya ekipe ya APR. Leo nimba ari amakuru ya APR tutagwereza ni ma ekipe kandi amakuru nkayagwera ku gihe, ndaguya ngo ngusabe ukande subscribe ubikunze kandi ubikuye ku mutima. Ni amakuru aba yizewe, nabiwanya nkira kuri ino channel. Ekipe ya APR ni umuryango mugari, ifite abakunzi benshi cyane hano mu gihugu, nta n'umuntu ubishidikanya. So ubwo ngubwo nagutinda, munyemerere dutangire. Ubwo ngubwo tugiye guhera ku kigendanye n'imyitozo yo ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo bakoze imyitozo idasanzwe, bakoze kuri kabiri. Nago bakoreye hariya Ishyorongi
ntago bagiye gukora ishyorongi aho basanzwe bakorera imyitozo kuri pitch, ahubwo bakoreye hariya munsi hariya kuri TV and Radio 1. Abantu muhazi kuri uriya muhanda ni kuri ya tapi, sorry, ni tapi y'icyatsi hari, niho bakoreye imyitozo biruka. Barimo barakora kuri fizike, barimo bariruka kabisa bagenda bubaka igihaha. Abakinnyi bose bari bahari murimo muragenda mubibona aho ngaho mu mafoto. Umuzamu Elnani Sirwane, abarimo Fabrice, uyu ni umuzamu wavuye mu Ntare, abarimo uno musore Ivaro Hamyanyiko, bose murimo muragenda mubibona. N'abakinnyi bagiye batandukanye ba Iragwa Haji barahari, ba Aman Michel Kwadayo barahari. Hanyuma ubwo ngubwo Elnani Sirwane ku munsi w'ejo yanagize isabukuru y'amavuko, aribwo yuzaga imyaka 28. Ku munsi w'ejo Elnani Sirwane yuzaga imyaka 28, nari nayibabwiye mu kiganiro cyane mugoroba. Hanyuma kandi nyuma yo gukora ikigendanye na physique, barimo bariruka bagenda bagura igihaha niko nabyita, bahise berekeza i Nyarutarama bajya muri gym. Iyi gym nakayibabwiye, ariko birumvikana bagomba kuzana amafaranga bakamamaza. Nago buriya kwamamaza bigendera mu kuvuga ati platform ni nini, nawe ufite ikintu wamamaza wanyandikira nta kibazo tukumvikana, nago aba ari ibintu bigoye. Nanjye mba mfite ubushake bwo kuba na supporting abantu nkuko nanjye mwansapotinga kuri ikintu runaka. So ubwo ngubwo bahise bajya muri gym i Nyarutarama, baragenda bakora muri gym, baterura ibyuma, bagira imyitozo ngororamubiri barayikora. Barangije ubwo ibyo babikoze mu masaha ya nimugoroba. Ubwo nyuma yo gukora gym baratashye. Kuri uyu munsi baraza kujya ishyorongi, niho bari buze gukorera imyitozo ku mugoroba. Ubwo ngubwo ni igihe cyiza cyo gukanda subscribe, kuko ku mugoroba w'uyu munsi ndaza kuguhereza imyitozo bakoze. Uyu munsi ndaguhereza video y'imyitozo y'uyu munsi. Hanyuma ubwo ngubwo y'ibyo ngibyo kuri uyu munsi nanone muri ekipi ya APR muri ino minsi harimo amakuru menshi kandi meza cyane. Ubwo abantu batarimo barakanda subscribe mugiye kuzajya mucikwa n'ibintu byinshi cyane. Ubwo ngubwo wenda mbere yuko tugaruka ku by'uyu munsi, nuko ku munsi w'ejo nanone ikipi ya TP Mazembe mu gihugu cya Congo, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nibwo bashimiraga uwari kapiteni wabo Maduzone, uyu munyaburkina Faso, bavuga yuko baraganiriye nibumvikana wenda ku kigendanye n'amafaranga, bahitamo gutandukana. Uwitwa Maduzone ahitamo kuba yakwerekeza muri ekipe ya APR nyuma y'amakipe ni nyuma y'amakipe menshi cyane yagendaga amushaka, harimo na ekipe ya Simba Sports Club mu gihugu cya Tanzania. Ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo ekipe ya APR yaguze umukinnyi utari wirukanwe, nuko yasoje amasezerano nabashe kumvikana na ekipe yakiniraga ya TP Mazembe ari na kapiteni wayo. Ubwo ekipe ya TP Mazembe yaravuze ati thank you Maduzone kabisa, ati tukwifurize kugira ishya n'ihirwe y'ahandi hantu wimukiye cyase ugiye gukomereza kariyeri yawe y'umupira w'amaguru. Ubwo ngubwo hanyuma kuri uyu munsi ni mu kanya gato cyane ekipe ya APR igiye kuba imenye itsinda herereyemo mu mikino ya Sekafa Kagame Cup igiye kubera no mu Rwanda kuva tariki 24. Harimo ama ekipe agera kuri 12. Ekipe ya El Melek yari yavuyemo ku munsi w'ejo, yaje guhita isimburwa na Tusker yo mu gihugu cya Kenya, ni igomba guhita iyisimbura. Iyi Tusker yatwaye igikombe cy'igihugu muri Kenya. Ubwo ni ukuvuga ngo tugiye gutegereza turebe ese ekipe ya APR aza kwisanga muri itsinda. Leta nkuzanira breaking bakimara gutombora ako kanya, na handi hantu uri buze kuba usanga inkuru nk'iyo ngiyo uretse hano kuri Taifa Sport. Nizere ko wakanze subscribe. Hanyuma iyi ni tombora irabera asanzwe hakorerwa ibiganiro n'itangazamakuru cya press conference muri stade Amahoro, ndetse iyi ni tombora irayoborwa na Haruna Niyonzima ndetse n'umushinzwe ubujyanye n'amasoko no kwamamaza muri Sekafa, nibo bari buze ko bayoboye ino tombora. Nyuma yabwo Sekafa iraza kugirana kiganiro n'itangazamakuru, ubwo ama interview nayo naza kuboneka kabisa, ndaza kugenda nyabahereza. Tugiye kwinjira mu bintu bikomeye cyane, tugiye kwinjira muri Sekafa Kagame Cup, nyuma turahita dukomereza muri championnat. Hari round cyase y'amajonjora y'imikino nyafrika CAF Champions League, by'umwihariko no ekipe ya APR iri kubarizwa. Ubwo urumva amakuru ni menshi, ariko narabasabye tugere kuri Sekafa basi twujuje ibihumbi 4 bya subscribe.
kuri Sekafa ibura iminsi itarenze 10-12 mo gutyo. So hanyuma ubwo ngubwo mu gikombe cy'isi ekipe y'igihugu y'Ubufaransa yaraye isezereye ekipe y'igihugu ya Maroc yitsinze ibitego 2-0 ku munota wa 29 witwa Kylian Mbappe yawushije penalty. Ku munota wa 60 aza kwikosora atsinda igitego cya mbere cy'igihugu cy'Ubufaransa. Ku munota wa 66 uwitwa Ousmane Dembele nawe ashyiramo igitego cya kabiri. Ubwo Ubufaransa buraza guhura n'uraza kuva hagati ya Espagne ndetse n'Ababiligi kuri match iri kuri uyu munsi. Ewe ni ye ikipe yereza amahirwe yo gutwara igikombe cy'isi, gusa njyewe ku bwanjye njyewe the goat yavuyemo. Ubwo ngubwo nababwira ngo abagifite ama ekipe arimo nubwo ari bake basigaye, nababwira ati mukomeze kugira kwizera cyangwa se gusenga murebe yuko ekipe yanyu yagira ayigera. Ubwo tuze guhura mu kanya gato nyuma ya tombora ya Sekafa, turebe ese ekipe ya APR ekipe ya Gitinyiro intare iyobowe n'intare kabiri mu gihugu cy'intare, nayo ubwayo akaba ari intare yisanze hehe muri itsinda rya Sekafa 2026. Reka mashimire cyane. Ubwo nimba wakanze subscribe ni byiza, nimba ukanze like ni